guys, uyu munsi ndarebye ndavuga ni reka mbereke aka kantu mushobora kuba mutakazi ko kwishyira amafaranga kuri ikarita yawe ya bisi ukoresha nyine uri gutega. Ndavuze ni reka nkabigishaho nkababwireho then noneho nawe ujye ubyikorera ku buryo nta n'umuntu wakwiba cyangwa nawe warya ubyikora ukajya wishyira amafaranga bisanzwe uyakoresheje avuye kuri mobile money. Kariho niko kanya ngo ngufashe then tubikore. Urabona ino karita utu tubare tw'inyuma hatangizwa na D na 9 na E ebyiri na 29 12. Ubwo ni ku ikarita yawe uraturebaho nawe urebe uturiho utu ngutu. Iyi mibare nawe ku ikarita yawe iriho ako si iyi ngiyi nyine, iyi ni iyanjye. Okay, kadukomeze. None uvuga ngo hano nyine tugiye gushyiraho amafaranga ku ikarita yacu. Noneho tugiye gushyiraho amafaranga. Okay, noneho tugiye gukanda akanyenyeri 180 akanyenyeri 2 akanyenyeri 5 akanyenyeri 1 akanyenyeri amafaranga. Noneho uhita ushyiraho za nimero, uhite ushyiraho pin, uhite wemeza. Okay, ubwo nyine amafaranga umaze gushyira amafaranga, ni ukuvuga ngo amafaranga ushyiraho ni guhera hejuru y'100. Amafaranga ajya kuri iya karita ni guhera hejuru y'100. Ko ni akantu ka mbere. Uvuga ngo nubona utabisobanukiwe urasubiza inyuma urebe. Okay, ubwo nyine urabona n'iyi ngiyi ni izindi nimero. Katuze no kureba ngo tugiye kureba uburyo noneho amafaranga asigaye. Noneho tugiye kureba amafaranga asigaye ku ikarita yawe. Ni ikarita yawe. Okay, ubwo uvuga ngo gukora nashobora kuba wakoze subscribe ntagira akakuzanya kagucika. Noneho then tugiye kureba amafaranga dusigaranye. Aka ni akanyenyeri 142 akanyenyeri 2 akanyenyeri 5 akanyenyeri 2 nanone akanyenyeri za nimero akanyenyeri urwego. Okay, urahita ukanda urwego. Ukimara gukanda urwego urahita wemeza, urahita baguhereza amafaranga usigaranye ku ikarita yawe. Ni ukuvuga ngo guhera uyu munsi nta kongera kujya bakuba amafaranga gusa ku ikarita ntayariho, cyangwa nawe ugiye kujya ubyikorera. Kanda subscribe.